amezi ya kinyarwanda mbere y'umwaduko w'abazungu. Nk'uko bivugwa, imfura yayo yari Nzeri. Imfura yayo yari Nzeri kuko ariyo yatangiraga umwaka wa kinyarwanda, kandi niyo yatangiragamo iba ry'amasaka ryo mu kwezi kwa cyenda. Bakunzi b'Inganji mu Nganzo, turabasuhuje tubifuriza ibihe byiza. Iki ni ikiganiro kibimburira ibindi byose mu muzi n'amateka ku muco nyarwanda. Kimwe n'ibindi bihugu byose byo muri Afurika, u Rwanda rwagiraga uburyo bagenaga ibihe byabo, uburyo babaraga ibihe. Abanyarwanda ba mbere y'umwaduko w'abazungu babaraga umwaka, amezi, ibyumweru, amanywa n'ijoro bashingiye ku zuba, ku kwezi, ku ngoma y'umwami runaka, ku nzara ikomeye nka Ruzagayura, Rwabuyenge ndetse n'izindi. Cyangwa bagashingira ku mapfa yateye u Rwanda, ku gitero cyagabwe, ku cyago cyagwirira igihugu cyose, icyorezo nk'umuryamo n'ubushita, cyangwa bagashingira ku mwaduko w'abazungu. Kimwe n'ibindi bihugu byose byo muri Afurika, bimwe na bimwe byashingiraga ku zuba, ku kwezi, ndetse n'ibindi bigashingira ku nyenyeri. Nk'ubu ibihugu byinshi bikoresha kalendari mu kubara ibihe byabo, kandi bakabara imyaka bahereye ku ivuka rya Yezu. Abandi bakabara bahereye igihe Muhamadi yahungaga yerekeza i Madina, ahagana mu mwaka wa 622 nyuma y'ivuka rya Yezu. Amezi ya kinyarwanda mbere y'umwaduko w'abazungu, dore uko amateka bidutekerereza. Umwami w'Igisaka ari we Kimenyi niwe wayahishuriye umwami w'u Rwanda Ruganzu Bwimba ahagana mu 1458. Ukwezi kwa kinyarwanda kwagiraga iminsi 28, ariko kandi ukwezi kwahuraga neza ntibwagiraga amatariki ahuye neza n'iminsi. Babaraga bahereye ku miterere y'ukwezi ko mu kirere. Dore uko babigenzaga: imboneko, inzora n'igihe cy'umwijima. Dusobanukirwe n'aya magambo. Imboneko ni igihe ukwezi kwabaga kukiboneka, kukiri guto, kwagaragaraga nk'aho ari guto mu kirere. Inzora ni igihe ukwezi kwabaga kwisanzura mu kirere, kugaragara nk'uruziga rwuzuye. Icyo gihe ukwezi kwabaga kubonesha cyane. Igihe cy'umwijima ni igihe ukwezi kwabaga kutakigaragara mu kirere. Bakunzi b'Inganji mu Nganzo, aho muri hose, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. We wakurikiranye ikiganiro kuva gitangiye kugeza na n'iyi saha, wibuke kugenda ukoze subscribe, share na like. Ariko nanone wibuke gukora kuri aho ukazogera kugira ngo uzajye uba uwa mbere mu gukurikirana ibiganiro byacu. Bakunzi b'Inganji mu Nganzo, ayo mezi ya kinyarwanda mbere y'umwaduko w'abazungu, abanyarwanda babaraga amezi 13. Ayo mezi yakurikiranaga atya mbere y'umwaduko w'abazungu: Nzeri, Ukwakira, Ugushyingo, Ukuboza, Mutarama, Gashyantare, Werurwe, Mata, Gicurasi, Kamena, Nyakanga, Yanga, Mabuguma na Kanama, Kanamira, Nzeri, n'ukundi kwezi bitaga Tumbo Nyakime. Banywanyi, nimukagende musige mutaduhaye ibitekerezo byanyu, twandikiye muri comment. Turabashimiye, kandi ntabwo mujya mu ibitekerezo byanyu ni inyamibwa byiza. We wakurikiranye kandi ukaba ukeneye ibiganiro byacu, bikurikirane kuri YouTube channel Inganji mu Nganzo, icyarimwe no kuri Facebook Inganji mu Nganzo. Wari kumwe n'umutaramyi w'akadasohoka, twishimire Imana y'u Rwanda. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, naho ubutaha.